ngo amateka yacu araturanga uko byagenda uko ariko kose nk'umwana ufite imyaka 32 nk'uko jenoside yakorewe abatutsi imaze igihe kingana imyaka 32 ariko kuva aho yamenye ubwenge akaba mama we ahora amwibutsa ko ari nk'ikizananzigo niko abantu benshi bakunda gukoresha bavuga ko ari ikizananzigo. Ese uwo mwana kugeza kuri ubu ngubu ugasanga ashobora kuba nawe ubwe byaramuteye n'igikomere cyo kumva ko atazashaka cyangwa se atazigera byara kubera ko atigeze abona urukundo cyangwa se wenda umurongo mwiza nk'umubyeyi. Ese uwo mwana wamugira iyihe nama? Umwana nibyo nakubwiraga, umwana ushobora kumugira inama ku giti cye yashoboye kwiyakira. Burya intambwe ya mbere niyo kwiyakira, kuko sosiyete yo mbona burya biragoye kugira ngo uzabwire abantu ngo nimwakire uyu mwana. Urumva uyu mugore bafashe ku ngufu, afite sosiyete imukikije y'abandi bahuje ibibazo, ni umuresikape, ni umuntu wacitse ku icumu. Uyu mwana yabyaye azi yuko uyu mwana yavutse mu gufatwa ku ngufu k'uyu mugore. Mu yandi magambo abari barimo kubatera agahinda nibo basebo uyu mwana. Ntabwo byoroshye aba bantu nkuko babita buruvange bw'igiyome bazahorana n'ibibazo iteka, kuko reka nkwe nk'urugero nko mu Bubiligi bigeze gutangira umuryango ASBR w'abahutsi. Donc bakavuga bati twebwe ntitwisanga mu bahutu ntitwisanga mu batutsi turivange, bakora umuryango w'abahutsi. Imvange bitise nawe murakoze pastor. Ingena bifite ikibazo hari nk'imiryango usanga nk'umumama yarafashwe ku ngufu, yego, akabyaramo umwana, yego, hanyuma ariko uko imyaka ishira nubwo yavuga ngo yarakize cyangwa se yagerageje kubabarira, ariko uko ari uwo mwana akagomeza byibuka ndetse n'umwana akaba victime y'ibintu byabaye kuri mama we. Ese nk'uwo mubyeyi wamufasha gute kugira ngo abashe guhiringa neza, ndetse n'uwo mwana byagenda gute kugira ngo abashe kubana n'icyo gikomere ndetse agomeze kubana mama we ko atari we ahubwo ari amateka yamubayeho? Rego urumva aba bombi ukeneye kubanza gukira ni mama we, kuko igihe mama we azaba agikomeretse, burya ikibazo cy'abantu bakomeretse bakomeretsa abandi. Urabona, reka mbaye nk'urugero, buriya na leta ya mbere ya Kayibanda bakoreye ku bikomere by'ubukoroni n'ingoma ya Gihake. Nusoma ibyo bandikaga bagitera n'abandi urabyumva, kubera ko abazungu baraje bahindura system y'u Rwanda. Iyo bataza ntacyo byari kudutwara, nubwo harimo ibibazo. Ariko ikibazo cyabayemo n'iki, abazungu baraje baratangira bazana ama hypothèse yabo n'ibindi, ariko bazana system y'imiyoborere ifavoriza bamwe kandi gashyiramo n'ibintu bitabaga mu Kinyarwanda. Uzarebe nk'ibintu byose, iyo wakubwiye ngo gereza, nta gereza zabaga mu Rwanda. Iyo wakubwiye ngo ibiboko, ikiboko ntabwo ari izina ry'Ikinyarwanda, bagombye gushaka izina dindi. Guhinga shiku, ibyo byo wenda ni Ikinyarwanda, ariko donc hari imirimo y'agahato abazungu bazanye. Ariko kubera ko bari bamaze guhindura system, leadership yose ikagirwa n'abatutsi bonyine, bakuyemo abahutu. Ubundi mu Rwanda yari meritocracy, y'umwami yakwikundiraga, yaguhaga umusozi ukawuyobora, waba umuhutu waba umutwa, wajya ku rugamba warwana ukaza bakagukubita inka, ukuboko kwawe kukaguhesha umugisha. So yari meritocracy. Noneho bahindura ethnocracy, aho abantu b'ubwoko bumwe aribo bayobora, sous-chef, abashefu kugera ku mwami. Noneho za nkoni zikubitwa abantu zirakubitwa n'abandi, n'ababa sous-chef, n'ababa batware, n'ababa batutsi. Niba umwana abonye ukubita se azavuga ngo abatutsi bakubise data. Burya hariho ibikomere by'amateka byaje mu myaka mikeya ya nyuma
kuva mu 1910 erega nabo bagitera mwumva na ba Kayibanda basanze iyo system ihari bayikuriyemo babona ibiboko babona gereza babona amafayina babona ibiki bikoreshwa nande bikoreshwa n'abatutsi rero kuvuga ngo abatutsi bakubise abantu ni nkuko natwe mu gihe cyacu tuvuga ngo abahutu ngo baraturenganije ariko mbwije ukuri uyu uvuze ngo abahutu baraturenganije muri leta ya Habyarimana abahutu barimo yeze harimo n'abatutsi ariko iyo mvuze ngo abahutu baraturenganije wumva ko n'umuturage utuye hirya hariya nawe yararimo kundenganya puruta na bamwe mu batumye wenda umuntu ashobora no kugira ibimbwa ageraho n'ibindi barabahutu rero bikubwira ngo iyo generalization ikibazo cya mbere cy'ikinyarwanda ni ururimi rukomatanya abantu babiri bashobora kukwirukankana ukiruka ukabasiga wagera hirya ukavuga uti abagabo bari banyishe ukagira ngo abagabo bose bari bakuriye inyuma kandi ari abantu babiri iyo udashyizemo iyo qualificative ngo uvuge ngo abagabo babiri ukavuga ngo abagabo bari banyishe wibwira ngo ni abagabo bose kuko ururimi rwacu rurakomatanya niko rukoze ntabwo rutandukanye nko mu gifaransa bavuga ngo un homme des hommes les hommes donc twe turakomatanya izo distinction ntabwo tuzigira rero bikubwira ngo aba bantu bakoraga ibintu n'ubu ngubu tudakuyemo icyo kintu cyo gukomatanya ngo tubishyire ku murongo ikibazo ntabwo twashobora kugikemura kuko kugira ngo tuzakore healing uwo mwana tumufashe nuko uyu mubyeyi abanza agakira uwo akabanza akaba muzima yamara kuba muzima akabona gufasha wa mwana nawe umubyeyi akamubwira ati cyakora mwana wanjye narakubyaye twagize ibyago nubwo wavutse mu gahinda kanyera rwose umwana hari uruhare yabigizemo ubundi uwo mubyeyi umuhaye gutekereza cyane yabona ko uno mwana arimo kumurenganya cyakora niko bijya bigenda ku bana benshi ukuyemo n'uwo wafashwe ku ngufu n'ubundi bumvise nabwo kino gihe na leta yashyizeho uburenganzira ngo umuntu niba mufata ku ngufu agatwita ngo umwana afite uburenganzira bwo kumukuramo ariko genda bwana ariko uyu mwana uramurenganije uyu mwana nta ruhare yagizemo kumukuramo ni akarengane rero bikubwira ngo uyu mwana kugira ngo uyu muntu azakire ni uko abanza uwo ubwe agasubira inyuma agakira yamara gukira n'umwana we akazakira nageze ahantu numva umurongo nari ndiho nabaye nk'utandukira ariko ikibazo kitasobanutse neza wakongera ukakibaza nkagisesengura ikibazo cyasobanutse ariko haraburaho ndumva haburaho nk'akantu gato kuko ngira ngo amateka yacu araturanga uko byagenda uko ariko kose nk'umwana ufite imyaka 32 nk'uko jenoside yakorewe abatutsi imaze igihe kingana n'imyaka 32 ariko kuva aho yamenye ubwenge akaba mama we ahora amwibutsa ko ari nk'ikizananzigo niko abantu benshi bakunda gukoresha bavuga ko ari ikizananzigo ese uwo mwana kugeza kuri ubu ngubu ugasanga ashobora kuba nawe ubwe byaramuteye n'igikomere cyo kumva ko atazashaka cyangwa se atazigera byara kubera ko atigeze abona urukundo cyangwa se wenda umurongo mwiza nk'umubyeyi ese uwo mwana wamugira iyihe nama umwana nibyo nakubwiraga umwana ushobora kumugira inama ku giti cye yashoboye kwiyakira burya intambwe ya mbere niyo kwiyakira kuko sosiyete yo mbona burya biragoye kugira ngo uzabwire abantu ngo nimwakire uyu mwana urumva uyu mugore bafashe ku ngufu afite sosiyete imukikije y'abandi bahuje ibibazo ni umuresikape ni umuntu wacitse ku icumu uyu mwana yabyaye azi yuko uyu mwana yavutse mu gufatwa ku ngufu k'uyu mugore mu yandi magambo abari barimo kubatera agahinda nibo basebo uyu mwana nubwo yabyawe na mwene wabo ariko ntibiteguye kumwakira by the way ni n'ikibazo gikomeye kubera ko buriya no muri jenoside icyo kibazo cyarahabaye hano hari umukobwa ni umuhutukazi yego ariko yarongowe n'umututsi abana yabyaye ba nyirarume ntibiteguye kubakira biteguye
kwakira mushiki wabo, ariko izi nzoka hari umwe babwiye bahunga bagenda, baramubwira ati rero wowe uze tugende uri uwacu, ariko izi nzoka zawe, umugabo bamwishe, umugore aragendana n'abana be n'abasaza be, baramubwira ati izi nzoka zawe ntabwo tuzambukana ngo tuzijyane Kongo, zisubiraneyo cyangwa zihebeye ni waba uze tugende. Umugore arareba aravuga ati inzoka n'igihe wazibyaye narazitwise ndazibyara ndazirera nsubiranyeyo nazo. Araza n'izo nzoka zanturigiye. Rero kubwira ngo abo banzi kwakira ko natwe ku ruhande rwacu wo bafashe ku ngufu akabyara umwana, abazamwakira ni bake. Donc ni ukukubwira ngo ni amarangamutima y'ironda koko dukeneye no gusesengura nk'uko wabibazaga, tukagenda dufasha abantu kuyakira. Uyu mwana rero akeneye healing yo kwiyakira, ariko na society ikimukikije ikeneye nawe healing yo kumwakira, bakamenya ko uyu mwana ari inzirakarengane, nta ruhare yagize mu gutwitwa, nta n'icyaha yakoze ngo avuke, nta n'icyaha arimo gukora kuko yakuriye muri uno muryango. Ubundi yagombye kuhakurira bakamwakira. Icyo rero ni ikibazo nyine urumva kigenda kibaho, ntabwo byoroshye. Aba bantu nk'uko babita b'uruvange rw'igiyome bazahorana n'ibibazo iteka, kuko reka nk'uyu nk'urugero nko mu Bubiligi bigeze gutangira umuryango ASBR w'Abahutsi. Donc bakavuga ati twebwe ntitwisanga mu Bahutu, ntitwisanga mu Batutsi, turi ivange, bakora umuryango w'Abahutsi. Imvange, metisi. Ubwo se ni metisi bwoko ko ababyeyi bombi ni Abanyarwanda, ubwo niba ari metisi etnike simbi. Ariko ibyo bintu birahari. Rero bikwereka ngo icyo kibazo cy'uwo mwana cyo kirumvikana, ariko n'ikibazo cyafatwa mu buryo bugari. Mfite ibi turimo kuganira birakwereka ibibazo mintu bumwe ifite n'abandi bashinzwe inzego z'ubumwe bw'Abanyarwanda, kuko izo healing twagombye kuzifata mu buryo bw'umwihariko, tukagenda dufasha abantu umwe kuri umwe, kuko buri hari ibintu dukora muri rusange. Ariko ntabwo ndabona umuganga aza ngo asange abarwayi bicaye abavure muri rusange. Iryo niryo kosa twakoze, twavuye Abanyarwanda muri rusange. Nibyo mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya Imana ibaza ngo ariko kuki uruguma rw'ubwoko bwanjye rutakize, ngo barwomoye baruca hejuru. So abantu bicaye aho tubavura muri rusange. Buri ka yagombye kubona umuti wayo n'igihe cyayo na tretoma yayo. Blessing arakoze. Ndakomereza ku kibazo cye, tugendera ku kibazo Jackie yaratubajije ngo ku kibazo cya Father Figure. Ubwo ushize yari yavuze ko afite ikibazo cyo nk'umwana wakuze yisanga ari kumwe na mama we, papa wabo yarapfuye. Aza kugera igihe akora ubukwe, abana agira umutware n'abana, ariko yajya abona ibintu abana bari kwigira kuri papa wabo akumva ntari kubyumva neza kuko atigeze agira papa we. Rimwe na rimwe bikanamutera n'ibikomere. Abasaba ko mwamugira inama y'uburyo ashobora kwitwara no kwakira icyo gikomere no kudashyira victime ku bana yabyaye kuko atabonye papa we n'ubwo burere ku mubyeyi we. Ibibazo rero uriya bigaragara mu buryo bwinshi. Hano hari umubyeyi ararongowe, hari umugore ararongowe, abyaye abana, uwo ni umugisha. Kajya abona abana bigaragura kuri se, babwanuka nk'uko nyabyita, bikoresha utuntu kabatereka nkamwe. Ibyo rero biba ku mpande zose. Hano hari umugabo dairi, abantu batoya nkamwe n'abandi bari muri generation ikurikiyeho cyane cyane, ariko iyo generation irabaruta. Ubiri mu myaka 47 n'ingahe, b'abana bakuze basigaye bafite imyaka 15, 14, 16, 17 barera barumuna babo. Yego. Tafu. Donc ni abantu bahanganye n'ubuzima, babushinga amenyo, babushinga inzara z'amano n'iz'intoki, barwana n'ubuzima, barabufata, barabushobora. Noneho akarongora. Kandi kenshi yajya kurongora agashaka undi nawe bahuje ibibazo nk'uko bavuga ngo ushobora kumva ibibazo byanjye. Bagera mu rugo, wa mugore yakeneye keya. Kandi uyu mwana
igihe yagombaga kwiga gutanga care ahubwo yize guhangana n'ubuzima. Uyu mukobwa nawe igihe yagombaga kwiga gufata care no kuyitanga nawe nuko nguko bagahurira mu rugo ntawe uhari uri butange care. Bo ntabwo ari abarwayi n'abakene kuko buriya hari ikintu bita emotional account, le compte émotionnel. Emotional account yanjye nje iriho 0. Niho uzumva umugabo akubwira ngo numvaga uyu mugore azambera mushiki wanjye akambera mama, umukobwa we ati numvaga azambera papa akambera uncle akambera musaza wanjye, ati none nabi mu buzima. Harabuwe nigeze gukanserenga navuga ariko ntabwo ashobora kuba umugabo wawe ngo abe naso, ubundi kiranazira. So wimushakamo ibintu byinshi, ahubwo nimugerageze mwicare mubwira nicyo mukeneye, muhane ibyo mukeneye, mubyirememo, mubyiremere. Niba ukeneye care nyinshi mubwira uti rero ugiye kugira ngo nzumve wampaye care, ujye uza rwose unyicare iruhande dutere story cyangwa turebe filime, mudefining uburyo mugiye guhana ibyo mudafite. Uwo mubyeyi rero ubona abana be bigaragura kuri se, ahubwo ubwo bihita bikangura igikomere cy'ibyo yabuze kandi badashobora kubona. Icyo gihe uramubwira ariko se ubundi uragirira ishyari abana wabyaye, ahubwo basange nawe ujye mu ubumwe muri bo, kuko birashoboka. Genda ujyemo ibyo ubona bikora ku mugabo, ibyo utigeze wikora kuri papa wawe ujye ubwira umugabo utari kureba, umubwire turiya tuntu ujye ukorera abana, nanjye nashaka kujya nza nkakwitendekaho, nkaza nanjye ujye unterura rwose rimwe na rimwe mbyinire. Byose ni ibintu biba bishoboka. Ariko icyo birimo gusaba ni iki? Birasaba impande zombi abantu bumvise ingaruka z'ibyo twanyuzemo. Amfete nuko ndimo kubwira abantu urubyiruko ushatse wenda twazagira n'ikindi kiganiro cy'amakouple cyubakiye kuri ibyo ngibyo. Kuko couple nyinshi ubu ngubu babagabo bageze mu myaka 47 n'abagore ingo zirimo ziranga pe. Kubera iki? Bamaze kwiyubaka, bamaze noneho ibigeragezo by'ubuzima bituma bibagirwa ko uyu nguyu uwambereye wagombaga kumbera umusego negamira, wibagije yuko ntawe nasize iriya ugiye kongera unkomeretse, kuko birimo biraba ibyo mbabwira byo niranwa nabyo birimo biraba. Kubera ko ntabwo dufata umwanya ngo duprocess ngo mbese tusesengure ubuzima turimo guca nk'uwo mu mama rero ugirira ishyara abana be, ahubwo namubwira ntibasange nawe ujyemo ubumwe muri bo, ujye wigaragurana nabo kuri tapi, nurangiza witerere hejuru ukoma amashyi. Ibyo muri psychology ngo release the child in you, kuko buri hari igihe tuba twarakuze the child in us, twamubwira ngo rero petit ibyo kuza witerera hejuru byina nta mwanya tubifitiye. Nanjye nyamubwira abantu bavuga ni yewe najyaga mbona abandi bana bakina, hari akantu abana bakinisha kitwaga kamarimari, nkumva nahagarara nanjye nkakubita kamarimari, ariko nkibuka yuko ngomba gutaha nibuka akawigiye numva nakubita kamarimari kandi rero ibyo ngibyo kuririzinga child in you, ukegera umugore wawe cyangwa umugabo wawe ukamubwira ariko ntabwo nigeze mbyina, tubyine pe. Mukafata umwanya mukaririzinga, mukarekura uwo mwana uri muri wowe nyine mukamubyinirira, aho kugirira ishyara abana. Genda ubumwe muri bo nawe akubereye papa. None bizare niteri bibaze ngo nuki papa ngo no kwimama, wipapya kimama, noneho niyegera umugabo mu pape, hanyuma narangiza mu papa ne mu mama ne, hanyuma mu marana gahinda. Hanyuma tugarutse ku ngingo yo kubabarira, ngira ngo umuntu yakwibaza ngo iyo tuvuze kubabarira ni umwitozo umuntu akora buri munsi, ni ikintu umuntu yemeza umutima we, kubera ko umuntu ashobora kuba umukristo ariko ntibikuraho ko ari umuntu akaba yarakomeretse, ariko kandi Bibiliya ikadusaba kubabarira. Ibyo bintu ndibaza ngo uyu murokore cyangwa uyu mukristo wakomeretse, Bibiliya irimo isaba kubabarira, kuko Bibiliya ntabwo bivuga nkaho hari indi option inyuma yacyo no kubabarira cyangwa kubabarira. Ariko ndi kwibaza ngo noneho kubabarira ni igikorwa umuntu akora cyangwa. Niyo mpamvu nanditse igitabo nkita Reconciliation is my lifestyle. Donc nageze aho ndeba byahereye kuri ibyo byo kubabarira bishe data, banyirukanye mu ishuri, abagize batabagize bate,
ariko ngeze aho nsanga mu buzima ko mbona se n'abandi bampemukira. So, nsanga reconciliation iyo no gutwara imodoka mu muhanda uragenda wagenda ku muntu akaza akagukatinga, najyaga ngenda ntukana ngo abo bashinzi abantu b'abaginga batwara imodoka nabi, ariko madamu akajya ko kugenda utukana abantu batakumva, arageze ngo wenda uzi ko ari byo, reka nawe njye mbababarira. Ubu rero iyo umuntu aje akankatinga rwose ndamubabarira nkagira gutya akagenda. Ikintu kinshimisha ni uko iyo babonye ari pasitori ahubwo barahagarara ko ngo pasitori ngo ubanze ugiye, ariko wiga kuba no kwibabarira wowe ubwawe no kubabarira ibintu byose. So ni ibintu bikubwira ngo ugeraho kuko nawe hari amakosa ukora ukazamara n'igihe warananiwe kwibabarira, ariko iyo wize kubabarira ukavuga ngo ariko at the end of the day ndi umuntu, yakosa narikose sinagambiriye kurikora byarancitse, nta mpamvu yo guhora nikubita. Kuko bisa naho muri twebwe harimo umubyeyi, iyo ni psychology witwa Berne, Eric Berne, rero ngo muri twabamo umubyeyi n'umwadulite n'umwana, ngo hari rero umubyeyi wo muri wowe akubita umwana wo muri wowe, ugasanga uravuga ngo ariko ngo biriya bintu wabikoreye iki, ngo buriya ngo abantu bazakuvuga iki, ngo abantu bazagutekereza bate, donc ugasanga harimo a parent urimo kubitinga the child. Abana rero ujye wibabarira, nkuko hari igihe umubyeyi akubita umwana hari nka nyina umukubita, cyangwa se undi mubyeyi akaza akamubwira atari kubabarira umwana arishyira aho ngaho, niho adult azamo akavuga ariko reka tubalansinga ibi bintu, wikomeza gukubita uyu mwana, ibabarire. By the way, abantu benshi ubwo birabagora kwibabarira, bashobora kubabarira abandi ariko kwibabarira ugasanga byarabananiye. Hari amakosa ukora akagira ingaruka mu buzima, kutibabarira ugasanga ahubwo byakwishe kuruta na rya kosa wakoze. Kumenya kubabarira as a lifestyle, ukabigira umuco. Wakumva ibintu bizamutse ukongera ukayungurura amazi, wakumva ibindi bizamutse ukongera ukayungurura, nuko nguko. Ya pastor murakoze cyane. Mbere byose ndashimire kubw'umwanya mwaduhaye wo kubabaza ibibazo. Njye nagize ibibazo nka 2 nifuza kubabaza. Urebye statistique 70% by'abanyarwanda bafite imyaka iri munsi ya 32. Yego. No kuvuga na abantu bavutse nyuma ya jenoside. Yego. Bon, hanyuma nkibaza hari icyambere ubwoko, abahutu, abatutsi, abatwa. Iryo jambo bwa mbere bikoreshwa mu Rwanda ryari cyangwa se byaje gute? Koko niba urebye amateka hari andi moko yabayeho, niba ari 18, niba ari 22, sinibuka neza, abanyiginya, abega. So ndibaza gute umuntu yaje akatuzanamo izindi social classes eshatu, ugasanga abantu barabyemeye, barabyizeye. Icyo ni cyambere. Cya kabiri, nk'urubyiruko, urumva ko percentage nini na abantu bari percentage nini y'abanyarwanda n'urubyiruko rutabonye ibyo bintu. Ese ni iki noneho twakora uyu munsi kugira ngo ibyo byabaye ntibizongere kubaho? Hanyuma niba hari icyo abantu bakora muri rusange n'icyo abakristo noneho bakora kugira ngo ibyo bintu ntibizasubira. Okay, ngira ngo ibintu ubundi biroroshye. Nureba muri histoire y'u Rwanda, hari ubwo tuvuga ngo abazungu, ahubwo ariko muri iki tugerageze kuringaniza ibintu. Ijambo umuhutu, umututsi, umutwa ntabwo ari igifaransa, nta nubwo ari n'ikidage, nta nubwo ari n'igifuramo, nta nubwo ari n'igifaransa, kuko abo nibo bakoronije u Rwanda, baraje basanga ayo magambo ahari. Icya kabiri, ayo magambo nusubira mu mateka yacu uzasanga koko zari classe sociale, ariko classe sociale burya iteka ryose iyo zirimo ini classe bita aristocracy cyangwa noblesse. Aristocracy zose ku isi zirasuzugura. Ugiye mu Bwongereza wumvise uriya muhungu w'umwami yarongoye umukobwa umwactrice, bihita bimwicira amahirwe yose yo muri royauté y'ubwami. Kubera iki? Royauté zose, ibintu byose byubakiye ku bwami, aristocracy zose zirasuzugura. Urumva rero niba bakubwiye ngo abatutsi bari aristocracy, abahutu bakaba
abaturage basanzwe. Abatwa bo ni na classe n'ubundi yamye iri ku ruhande, nubwo bakubwira ngo bari bahuje, ariko abatwa bo n'ubundi usanga na kera barabanenaga, bari bafite statut iri hasi. Nabyo ni ikibazo. Umugisha tugira nuko ari bake, iyo baba benshi nabyo byari kuba ari ikindi kibazo tugomba kwiga. Ariko nubwo ari bake nabwo si impamvu yo kutabyiga ngo tubikosore. So bivuga ngo nureba stereotype, mbese ibintu byo gufata abandi nabi, kubabona nabi mu isura mbi, byari bihari, ntabwo ari abazungu babizanye. Nabyo byaremaga ibikomere. Aristocracy, umuntu iyo yagusuzuguye hari igikomere bigusigamo. Ariko umugisha wari urimo mu Rwanda bakoraga muri system bita meritocracy. Meritocracy ni ukuvuga ngo niba tugiye ku rugamba, ejo jyewe nari umuhutu, nta nkana nari mfite, ndagiye ngaragara rwose ndi igitangaza ku rugamba, nisha ababisha bangahe, ndaje nkubise ikivuga, umwami aravuga ati we baguhinga. Ubwo nahitaga nzamuka ntinjira muri kategori y'abafite. Ibyo kuvuga ngo asa gutya ngo yavuye, ibyo ntabwo byarimo. Byari aferi yo kuba ufite umumaro. Ibyo rero ni by'abazungu basanze. Donc byatumaga umuntu ashobora kwiremamo imbaraga. Harimo abantu b'abasizi, abitwa ba Sekaramakamumba n'abandi. Washoboraga no kuba umusizi mwiza w'ibwama bakagukunda. Washoboraga kuba umucurabwenge ufite ubwonko bufata cyane, uretse ko yari classe ikomeye cyane, ntabwo abantu bapfaga kwinjiramo, nabyo byaragwaga bivuye ku mubyeyi bijya ku mwana. Hari inzira nyinshi abantu bacagamo bakazamuka bakajya hariya hejuru, kandi niwe wijyanagayo. Uretse ko rimwe na rimwe n'umwami yashoboraga kukujyanayo akurebye akakwikundira kubera wenda ko wabyinnye neza wahamirije, akahita agutererayo nyine ukazamuka. Ibyo rero abazungu baje, ibyo bintu byashoboraga guhinduka, kuko washoboraga kuba uri hejuru uyu munsi ukasubira hasi ejo, cyangwa ushoboraga kuba uri hasi ukajya hejuru. Baraza barabireba birabacanga, babigiye kubishyira mu nyandiko barabishimangira, noneho ubuyobozi babwubakira kuri ibyo banditse. Ntabwo abahutu, abatutsi, abatwara abazungu babizanye, ahubwo nibo babihaye inyito mbi, nibo babihaye icyerekezo kibi. Naho ubundi abanyarwanda ntacyo byabatwaraga, kuko buri muntu wese yagiraga umuhaka. Buri mutware yabaga hatswe ku mwami, buri munyarwanda agahakwa ku mutware. Twese abanyarwanda bose ibyo ntacyo byabatwaraga, kuba umuhutu n'umutware biravuga ati ndi umuhutu wa kanaka, ko yabaga yaramugabiye inka bakamwita umuhutu, mbese no kuvuga ngo ndi umugaragu we, ndi umuhutu w'umwami. So ibyo rero niyo mpamvu icyo abazungu bakoze, kubera ko ntibihaye umwanya wo kubyumva, ariko nanone mu nyungu zabo babikwanjitse uko bashaka, bitubyarira ziriya ngaruka ubona. Noneho ukumbaza ngo wenda nk'urubyiruko ngo twabigenza, ariya moko y'abega, abakono, nayo yari afite umumaro wayo, ni nayo unarebye ni nayo abanyarwanda bagenderagaho. Iby'ubuhutu n'ubututsi byari ibintu biri aho, ni nk'uko n'uno munsi rega hari classe sociale. Ndakubwiza ukuri, n'ibyo muvuga, n'uno munsi ushatse kureba classe sociale, nzi ko hari umwana utuye wenda Kimicanga utazigondera gusaba umukobwa iwabo batuye Kagugu n'urugero. Sagaze nkaryo umuhungu no kwande, nuko ni ibyo ngibyo. Donc classe sociale zizahoraho, ariko ntabwo bazipfaga, kuko icyo gihe biravuga ngo niba utari muri no classe sociale ngo ugenda hejuru aha, ubwo ugenda hano, ugendana n'abahano, nta kibazo cyari kiri. Ibyo by'ama classe sociale nta kibazo yarateye. Na biriya by'amoko, abega, abakono, abanyiginya, abaha n'abandi, nabyo nta kibazo yarateye, kuko bari bafite n'imirimo bashinzwe mu buryo bw'imibanire, n'ibyo bitaga ubuse n'ibindi, ku buryo wasangaga nabyo bibakomeza bagahuza. Ibyo nabyo mu Rwanda habaga ibibazo, ariko ntabwo byabaga ibibazo bishingiye either ku bwoko bw'abega n'abaki cyangwa abahutu n'abatutsi. Oya, ibyo ntabwo byabateranyaga. Bagiraga ibibazo bya ambition na za intrigue bagiranaga, ariko nabwo ntiwashoboraga kubona ingabo z'uyu zarwanye n'izuriya bose bari munsi y'umwami umwe. Twabaga ari udutiku tubaho gusa hagati y'abantu ku giti cyabo,
ariko ntabwo higeragaho ibintu bifata abantu ngo abahutu barwanye n'abatutsi, abatutsi barwanye n'abatwa, abakono barwanye n'abega. Ntabwo byabagaho. Byabayeho gusa nko mu gihe cya rucunshu, kuko hatangiye kuzamo utuntu tutari twiza, nabwo kubera za ambisiyo z'abantu bamwe na bamwe bashakaga kwegera ubutegetsi, ariko ubundi ibyo ntibyabagamo. Icyo abazungu bishe rero nicyo barangije bwa buhutu n'ubututsi n'ubutwa bwo baha agaciro gakomeye bigeje muri za 59, ariko nabwo kubw'inyungu zabo. Abantu b'urubyiruko rero icyo nabateraho umwete, musoma amateka y'igihugu mumenye uko byari bikoze, ariko natwe ubwo biduhe responsibility yo gushaka wenda kongera ibitabo bisobanutse biyunguruye bifasha abantu kubyumva. Hanyuma urubyiruko ariko none mbabwire ngo ubundi ibyo bintu murabishakira iki? Ko leta yashyizeho ndi umunyarwanda, ahubwo mwarwanye intambara yo gushimangira ndi umunyarwanda. Ndi umunyarwanda yabananira mugashimangira ndi umukristo, kuko icyo gihe bizoroha. Kuko ubu politike turimo si niyo kuvuga ngo turabakono turabega. Ngira ngo mwarumvise abakono bagiye kwimika umwami wabo ko byagenze. So birakubwira ngo ayo madiviziyo yose yaba yabega, donc ayo maclan yabega, abasinga, abanyiginya, abakono, cyangwa se abahuta, abatutsi, abatwa, ibyo ngibyo twabishyize ku ruhande, turavuga ngo ariko nimureke dukora identity imwe ya ndi umunyarwanda. Icyo rero nicyo kintu tugomba gutekerezaho cyane. Icyo nibyo mwebwe urubyiruko mugomba gushyiramo imbaraga. Hanyuma impamvu narimbajije icyo kibazo nuko nk'uko bidusobanuriye neza, izo class ko ari eshatu zatangiye ari social class zihindurwa ubwoko, zahindutse ubwoko umunsi babishyira mu ndangamuntu. Yego, ibintu byari social mobile bikaba noneho rigid. Nka bya bindi Pilato yabwiye Abayisirayeli ngo atari kokosora iriya nyandiko, aravuga atoya byanditswe n'umubiri ibyo yanditse byari byanditswe tubigenderaho. Ubwo impamvu nabibazaga kwa kugira ngo uyu munsi dutekereza, uyu munsi uravuze ko n'ubundi uyu munsi hari classes ziba zihari wenda. Yes, gute nyine urumva icyo nibaza cyane. Noneho classes ziriho uyu munsi ntizifite amazina, kuko ntabwo abatutsi aribo bakize ngo abahutu bakene. Oya, ubu classe by the way uzasanga abo ngabo bakize bagenda mu bimodoka binini, bafite ibizu binini, bafite ibikonte binini, nabo barasangira hagati yabo, baragendana, baratumirana, ariko we ntibazagutumirana, ariko ushobora kuba urimo ntabizi. Kuko na kera niko byari bimeze. Donc ngo amaboko baravuga ngo amaboko atareshya ntaramukanya. So niyo mutanganya amaboko nyine kuguma muri classe yawe uramukanya naho mureshya amaboko. Nuko Okay, ikibazo cyari cyamatsiko cyari cyo ngicyo cyo kuntu byageze aho bikitwa moko izari class, ariko ubwo kuvamo amoko. Reka uriya ikibazo nuko abantu nabyo ntibajya basesengura neza. Reka bigusesengure nk'umurenguiste. Ubundi mu Kinyarwanda ibyo bintu twita ngo classe, urumva classe ni Igifaransa. Ubundi mu Kinyarwanda ibintu byose bitandukanye biba ari amoko. Hari amoko y'amabara, hari amoko y'imyenda, hari amoko y'inka, hari amoko y'ibishyimbo. Dogo ibintu byose bihinduka amoko. Niyo mpamvu n'ibyo za clan, iyo tuvuze ngo clan ubwo tuba tubishyize mu Gifaransa, ariko ubundi baravuga ngo ubwoko bw'abega, ubwoko bw'abasinga, ni gutyo kubera ko mu Kinyarwanda ibintu bifite icyo bihuriyeho byitwa ubwoko. Donc iyo urabona muri ntuza muri abize biology haba ibyo bita famille, bakamo za classe, bakamo za byose mu Kinyarwanda n'ubwoko. So ikibazo cya nyuma rero nagiraga ngo baze, wowe wagize amahirwe yo kumenya uko kureba generation mwazamukanye, ndavuga wenda abantu bavutse muri za 50 kuzamura, ukaba uri umuntu wabaye muri iyo generation y'igihe cya jenoside ndetse n'uyu munsi. Ese hari nk'imyitwariro urubyiruko rw'uyu munsi rufite igutera ubwoba, ishobora ikwereka ko peut-être imbere yacu hatari heza, cyangwa se uravuga uti turi mu murongo muzima, aho turi nine ni heza, dukomereza aho nga ni ikintu nagira mbaza cyane. Turi mu murongo muzima kubera yuko turacyahari, kandi twe twashyizeho parametre, twashyizeho bordure mugomba kugenderamo.
sibyo ibyiringiro byanjye nuko igihe tuzajya gupfa muzaba mwaramenye gutwarira imodoka muri izo borudire. Umwana w'umunyamerika yaramuje ngo mu Rwanda ngo mufite ngo yabibazaga mu cyongereza ngo mufite restrictive laws ngo amategeko ngo akarishye cyane ngo ndavuga nti turayafite. Abanyapolitike benshi bakunze kuvuga ngo ntayo dufite. Epo rutagiye ndayazi kuko bayashyiraho nari impari. Komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge nabagamo ni natwe twaporopoje menshi muri ayo mategeko. Amategeko abwira umuntu ko adashobora kwiyamamaza akoresheje ikarita y'ubwoko. Amategeko abuza umuntu gukoresha ubwoko muri speeches abwira abaturage. Amategeko atemerera abantu kwirobanura ngo bashinge amashyaka ashingiye ku bwoko. Amategeko n'amategeko. Noneho ayo mategeko twe twayashyizeho. Amategeko hano ingengabitekerezo ya jenoside n'amacakubiri. Muzi ukuntu ari menshi. Ayo rero twebwe generation yacu yayashyizeho. Mwebwe muyakuriramo. Nimu fati foromo yayo. Bizaba ari byiza. Ariko noneho ari uburyo butekerejwe mwakiriye mukabyemera atari kuvuga ngo babiduhatiye. Icyo rero mbona turi ku murongo mwiza. Ntibiraba 100% ariko turi ku murongo mwiza. Ikintera ubwoba rero warubajije. Ikintera ubwoba nuko njya mbabonamo amacakubiri. Amacakubiri ndayakubwira pe. Nigeze kujya ku ishuri rimwe bari bwibuke. Ngezeyo nsanga igikorwa cyo kwibuka ubuyobozi bw'ishuri bwagihagaritse. Binatangaza umuyobozi w'ikigo arambwira ati bishoboka bite ko aba bana banatinyutse umuntu nkawe bakagutumira batanabimbwiye. Aba bana bafite ingengabitekerezo y'amacakubiri. Ati n'igikorwa cyabo nagihagaritse. Ni arambwira tekereza abana bategura igikorwa cyo kwibuka bakabivuga ku mugaragaro ngo ntibazabona umuhutu n'umwe mu gikorwa cyabo ngo ko ntacyo bo bibuka. Ati tekereza abana nk'aba ngaba ati ahubwo barazana ingengabitekerezo nari nkwiye guhamagara bakabafunga atari ko sindi bubikore. Abo ni urubyiruko nkamwe. Abandi bajya gutora nko muri za guildi yabiga kuri za university n'ahandi yaro ubwo nta tuntu mwumvamo. Niba mujya gutora abayobozi ba guildi mukareba uyu nguyu aturuka he yavuka he ntimurebe capacity ntimurebe umumaro azagira. Murimo murabagarira za mbuto mbi kuko ejo nimwe muzaba abayobozi. So niba uri umuyobozi ujya muri guildi bajya gutora mugashingira kuri ibyo byose n'iki kimbwira ko ejo niba gushinga ministeri utazashingira kuri ibyo ushyiraho abakozi. Yego. Ibyo rero ni ibintu ahubwo giye mbona no kubyihanganira tujya mbona umugisha nuko nta mu nzego zifata ibyemezo. Ubundi hari ibintu nta kwihanganira kuko mba nzi ngo turimo turabagarira imbuto mbi. Twagombye yewe rwose ndabizi ko bibaho. Unambajije naho byabaye nakubwira aho byabaye. Ariko nabahana mpereye hejuru nkageza hasi. Bibereye mu kigo cyawe uri umuyobozi uyobora universite runaka abantu bagatora kuri izo principe ukabyemera ngiye guhana naguheraho. Uri muri hanganira ibyo tutagomba kwihanganira. Nabo watoresheje nabo nkabashyiramo nkabahana. Ko hari ibintu tutagomba kwihanganira. Hari ibintu tugomba kurandura tukabica kuko byaradusenyeye, byaratwangirije, byaratwiciye. Simbona impamvu zo mukomeza kuzibagarira ariko mu rubyiruko murazifite. Sibyo nahoze mbabwira se by'umuntu yuzura n'umuntu. Aba friends bakazaga atari kuri ya muhungu waruzi ko buriya nubwo ubona ari handsome ariko afite ukuntu ari ikivange. Uriya mukobwa nubwo mubona aseka neza ariko burya waruzi ko ari ukuntu avanze. Rero ibyo ngibyo murabifite ariko simbarenganya kuko muri transition generation generation hagati abuzukuru bacu bashobora kutazabigira. Ariko mwebwe ko mubana natwe turabapfunyikira. Impamvu zanuze mubwe murebe bagage zanyu mukuremo ibyo mutagomba kwimukana mu bikuremo mu bijugunye hanyuma mujye imbere. Yakoze cyane abajije ikibazo cyiza
turi kugana ku musozo ariko nta kibazo, turebe nk'ibibazo bibiri dusome na kimwe mu byo twatumwe hama dusoze. murakoze nanone pastor. Nari mfite ikindi kibazo. Twagiye twamenye ko hari abatutsi biciwe mu nsengero, mu nzu zitiriwe Uwiteka. Kubera iyo mpamvu hakaba hari abantu yaba abakuru cyangwa se n'abatoya badashobora kwinjira mu nzu y'Imana kubera icyo gikomere bahuye nacyo. Ese nk'uwo muntu utekereza gutyo ko adashobora kwinjira mu nzu y'Imana kubera ko naho hakorewemo ayo marorerwa, uwo muntu wamugiriye inama? Icyo kibazo cy'abantu bagira ubwoba bwo gusubira mu nsengero kubera ko hiciwemo abantu, harimo n'abafitemo na trauma kuko nabo biciwemo ntibapfa. Hari abantu bagiye bahindura insengero, wenda bari abakatolike, ko burya kiliziya nyinshi zapfiremo abantu n'iz'abakatolike, nabyo ndenda kubavugira. Hari ubwo abantu bibwira ngo wenda ngo abakatolike nibo bari babi, ngo ntabwo ari cyo cyabiteye. Ubundi kera muri za 59 za 63 gutyo, abantu bahungiraga kuri kiliziya z'abakatolika kubera ko habaga hariyo padiri, kandi kiliziya gatolika yari ifite ingufu muri leta. Abantu bakabazi ngo iyo uhungiye kwa padiri, icyambere uba ufite ibyo kurya, ufite amazi yo kunywa, ufite n'ukureberera. Aho byapfuye rero muri 1994 nuko ni jenoside yari yateguwe neza, baravuga ati turabizi neza abantu bazahungira mu nsengero, reka ahubwo tubatera umwete n'abatagiye mu nsengero bajyeyo, tubabeshye ko bazasanga y'amazi n'ibiryo n'uburinzi, kuko biroroshya kwica abantu iyo bari ahantu mu nzu ifunze cyangwa mu kigo gifunze. Niyo mpamvu uzabona ahantu abantu biciwe ari benshi, hari iriya za Murambi muri Nyamagabe, hari hano za Bugesera, za Ntarama, hari ahantu hafite intuza zifunze ku buryo baza bakabafungiramo, abica bakabiciramo nyine mutari bubacike. Ni ibyo rero abantu abafite iyo trauma ndabumva. Icyo nababwira ni kimwe, abantu kiliziya zarabahemukiye, idini niyo yabahemukiye, ntabwo ari Imana. Kuko Imana yo abo uzaganira nabo bose bazabwira mu cyo akora, nabonye ikiganza cy'Imana rwose. Hariho n'ukubwira tumva baradutanze, ariko nabonye ikiganza cy'Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Abashoboye kubyumva batyo bahinduye amadini, ariko bagumye ku Mana. Ubwo rero icyo wamufasha n'iki, banza umusubize ku Mana. Erega buriya yewe ndi n'umupastor udakunda amadini cyane. Buriya umuntu umufashe ukamukundisha Imana, akabana nayo wenyine, deja akiga kubana nayo wenyine, yarangiza agahitamo idini imufasha, nibyo byajya byoroshya ubuzima. Rero banza umugarure ku Mana mbere yo kumusubiza mu idini. Banza umureke Imana imuryohere, imwomore, yibuke ibyo yamukoreye, yibuke aho yamunyujije, yibuke uko yamutaga. Kuko twese nkubwiza ukuri, sindabona umuntu warokotse jenoside utarabonye ikiganza cy'Imana. Ntawe pe. Umuntu yaricaraga, umubyeyi akakubwira ati ugiye kwa muturanyi hano hirya, bakaza abasigaye hano bagapfa ukarokoka. Ikiganza cy'Imana ivuga ngo ya igihe cyo gupfa cyo ntikiragera, ntawe agiye hariya. Twese twagiye tubona ukuboko kw'Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yewe nabonye mu buryo nayibonye igenda n'amaguru. Abantu bacitse bari bakuru bashobora kongera bakibuka aho banyuze, bakibuka narrow escape, hahandi ugira gutyo ukabona urupfu ruguhagaze imbere, rurakanuye, rushinyitse amenyo, ukabona uciye, ukamenya ngo hari Imana yari imperekeje ahangaha, niyo yabikoze, ntabwo ari umwana w'umuntu. Ibyo rero uzabafasha utyo. Ikindi wari ufite ngo byari bibi. Ikindi cya nyuma ni icyo kubaza, nkamwe bakuru mukaba mwarabashije kunyura muri kiriya gihe cy'amaga, ndetse na n'ubu mukaba mugihari, mukaba munabasha no kubiganiraho mukabitubwira nk'urubyiruko. Ese nk'iyo urebye ubona hari igihe kizagera mu myaka iri imbere ku buryo bizavaho ko dushobora nk'urubyiruko cyangwa se n'abazadukomokaho gutekereza ko hari abahutu n'abatutsi? Kuvaho
tukabitekereza nk'aho ureka ari nkubwire ibintu bisanzwe. nigeze kubivuga ubu mwebwe murabivuga kuko turacyibuka umubyeyi wawe agakomereka anti wawe akatonekara ariko abana abuzukuru banjye nibo naheraho. ubu nahoze mbabona kare bakina amushobora kuba babaje ngo ariko abahutu n'abatutsi bagore turi ku grandpa ibyo uvuga n'ibiki kubera iki ba se wabo barahari ba nyirasenge barahari ba nyina wabo barahari sekuru nyirakuru ndimo ndabigisha kuvuga ikinyarwanda yamuga nimuzi wanjye muzajye nitwa sogokuru sindi grandpa nabyo ubwabyo nanjye mba ndimo kurema ikindi kintu cyo kumva ufite. Rero birakubwira ngo ahubwo twebwe icyo dusabwa nitugumana kugenda dukosora utwo tuntu dukeya tudafunze neza. Hari amaburo wumva ajegera y'abo bantu bitwa ngo ni ibivange ngo ni biki, hari amaburo akijegera ariko ntabwo ajegera cyane, ntabwo atubuza gusinzira, nta nubwo atubuza kugenda. Uko tugenda tuyafunga neza abuzukuru bacu abana banyu bazavukira mu gihugu kiri balanced gifite izindi challenges zo zihoraho ntabwo zizabura ariko ntabwo zaba kiri muri ibyo ngibyo. Nitutabigarura nitutongera kubishyira imbere bizapfa urupfu rusanzwe. Burya hari uburyo bubiri bwo kwica ikintu, hari ibyo ushobora kuniga bigahita bipfa ariko hari n'ibindi wicisha inzara. Ideoloji utayigaburiye igenda ipfa ikazashira abantu bakajya bayisoma mu mateka bakibaza uko yasaga kuko yagiye ipfamo runaturere. ubu se ntimwatangiye kubibona? nahoze mbabwira abantu b'abajene yihitiramo fiyanse we mwazanye n'amakimbirane akamusanga. Birakubwira ngo hari generasiyo irimo gukura itazemera kugendera kuri iyo mitekerereze idafite umumaro. Yego. Hanyuma bizarangira. Ku buzukuru bacu ndumva Imana izampe kuramba, ahubwo mfite umwuzukuru umwe mukuru umwe ati garamba ati nzaguha umwuzukuruza tu. Nkamubwira nti rwose ariko ntuzirukanye. Nawe ubu nsengere nzarame. Ariko rero iyo nanjye mbaza imyaka nisabiye Imana ninyongereraho wenda nka 20 ngo rwose azaba yamumpaye byashoboka byakunda cyane ko ngira abuzukuru basa neza mbona bazarongorwa vuba. twavuze cyane ku byo gusana imitima, kubabarira, kugira umutima mushya. Mwanaduhaye ubuhamya bw'uburyo hari ibintu mwe mutabashaga kurekura ariko ukabyatuza akanwa ariko umutima uvuga ati njyewe sindi kumwe nabyo. Ariko igihe wahuye na Kristo, igihe wabyatuye byahinduye ubuzima bwawe. Ikibazo cyanjye ese kuri iki kijyanye no kugira ngo amateka yacu akomeza kuba nkaho Jackie igeze kuvuga ngo wagira ngo ni karande turi kugira. Ese urukingo ni Yesu Pastor? Ese Kristo niwe gisubizo? Ese kuko igihari ni uko abantu kubera twabivuzeho ko hari abantu bagiye bafata inshingano nyinshi ku buryo n'ibintu byo kubabarira wenda batanabigiyemo cyane, bagiye baba so built in their responsibilities. Niyo wanajya n'uwo mwanya ngo processinga izo emotions, kubabarira bamera nk'ababaye ariko nyine kugira ngo kuko n'undi niyo leta turiho y'ubumwe barakomeza. Ese koko abo ngabo hari izindi nzira zo kugira ngo bakire indwara yabo, cyangwa Kristo niwe rukingo rwonyine? Ese Kristo niwe rukingo rwonyine abantu bose tubahindura aba Kristo Pastor? Icyo kibazo cyane. Yewe mu myaka namaze muri iyi domene yo kubabarira naje gusanga hari ahantu Yesu yavuze ngo nige nzira, nta yindi nzira. Muri iyi domene ho niyo nzira yonyine. Reka nkwereke uko bikora. Nagerageje kubaza abayisilamu ndavuga ni mu Korowani mugira surate zingahe zitoza abantu kubabarira? Ati ni ukwishakisha ariko ntazirimo.
or muri bibiliya guhera ku itangiriro nabuze mbabwira guhera kuri yosefu na bene se ukazamuka ugaca kuri dawidi na ba sawuli ukazamuka ugaca mu migani n'ahandi usanga imana iri consistent ihamagarira abantu kubabarira abanzi babo no kubafata neza. Rero bikubwira ngo iyo ni inyigisho ya bibiliya, ariko nubwo ari inyigisho ya bibiliya ukenera izindi mbaraga zirenze izawe kugira ngo ushobore kuyishyira mu bikorwa. Aha rero niho mvuga ngo sindi bube kategorike ngo uvuge ngo nta muntu ushobora kubabarira. Hari n'umunyamakuru wigeze kubimbaza yitwa Helen Whitney, akora amadokumenteri n'uwi New York. Yambajije icyo kibazo arambwira ngo umuntu ntashobora kubabarira adafashijwe na Yesu. Ndamubwira nti hari expression bakoresha mu cyongereza cy'abanyamerika bavuga ngo ni pulling oneself up by the bootstraps. Mbese ni nko kwizamura ufatiye kuri raseze inkweto zawe. Ndamubwira nti umunsi nzabona umuntu wafashe raseze akizamura akajya hejuru, nzemera ko umuntu ashobora kubabarira adashyizemo Yesu. Umunsi nzabona umuganga w'umuhanga uzi kubaga imitima, uzajya muri sale dope akisatura inda akibaga umutima akongera akawuteranya, nzabyemera ko n'ibindi byashoboka. Kuko buriya kubabarira ni operasiyo ikomeye, ni operasiyo kuri mu mutima mushya, cyangwa se yo gusana uwo wari usanganywe kutangiritse cyane. Nta muntu ushobora kubyikorera, uzahora ukenera Imana. Ariko hari ikindi ushobora gukora, hari ikintu bita peaceful cohabitation. Peaceful cohabitation ishyirwaho n'amategeko, kuvuga ngo urubaha uburenganzira bwanjye, niyo twita tubana mbazi. So ntidukundana ariko turabana kuko amategeko abimpatira, tukajya muri tubana mbazi. Ibyo rero ari byo uhisemo, abwira no kwe fine, nushaka kubabarira na reconciliation uzakenera Yesu. Ariko iyo byanze jya muri tubana mbazi. Amategeko, police, ribu, prosecution, justice baguhatire kubana n'uyu muntu, ubugereho ngaho wumve nta nicyo bigutwaye ko abatuye iruhande rwawe. Azirongaza atakubangamira, murabana neza. Ikijya kimbabaza nuko ahubwo abantu bumva aho hahagije. Ahubwo ntoya, yewe nk'umukristo ndashaka ko birengaho. Umuturanyi wanjye yashyingira nkamutahira ubukwe, najya mu rugo rwe ntanyishishe kumva tukabana na dukundanye, kuko iyo niyo principe y'ubukristo. Tubana mbazi, ntabwo habuzemo ikintu. Ubwo rero u Rwanda rwose tubahindura abakristo, tubahe Kristo. Hari igihe Pawulo yabwirije umwami witwa Agripa, ahangaga ati Pawulo ati yavuze ko tabarungize umukristo tuzundi, ati wagira ngo ati niba byankundiraga ngo mwese mumere nkanjye uretse izi ngo inambaye ku maboko. Rero n'ibindi bose tubahindura abakristo, sinzi kuzabishobora. Ariko n'ubundi niba uri umukristo nicyo Yesu yagutumye. Yego. Ukoze ibyo umwami yagutumye, wabiki. Urakoze cyane. Reka tusome n'ikindi kibazo kimwe hano. Hari uwabajije ngo ni ayahe masomo y'ingenzi urubyiruko rukwiye gukura muri jenoside kugira ngo twubake ejo hazaza? Amasomo menshi. Isomo rya mbere, ndi umunyarwanda. Ubumwe bwacu butwungura kuruta amacakubiri. Jenoside yatweretse aho amacakubiri ashobora kutugeza. Iryo ni ryo somo rya mbere. Somo rya mbere ni ukubwira ngo wabonye aho amacakubiri ashobora kukugeza, iriya nzira mbese Imana yashyizeho red flag, iravuga ngo hano hatabye mine, iriya nzira ntimuzongere kwica. Rero muri uru rubyiruko ruzima mwajya mureba imbere mukavuga ngo ba data basogokuru batubwiye ngo iriya nzira bayiciyemo, ngo havamo miliyoni y'abantu bapfuye mu mezi 3, ntituzayicamo, ntituzayisubiramo. Kubera ko hari igihe ubona abantu barimo kubagarira imbuto z'amacakubiri kuko ntacyo zibatwaye. Ni nayo strategy ya Satani. Satani ubwo ariko ubundi peaceful cohabitation ari kigutwaye. Twebwe rero kubera ko twayibayemo 64 na 3,
Kayibanda yatanze itegeko ngo bice abatutsi bose bafite amafaranga, abize n'ababaye mu buyobozi. Bayise ngo ni icyumweru cyo kwihorera. Muri Desambure itariki 23 nibwo yakoze iyo disikuru. Kuri 28 kubera urusaku rw'amahanga akora indi disikuru yise ngo niyo kuna muri cumu. Abanyarwanda rero buriya turaba specialiste bo gucayuka. Bita bituza pe. Abantu barahagarara kwica barabireka, ariko ubwo abantu 40,000 bari bapfuye mu mpande zose z'igihugu. Tujyaho turarugenda bigeze 73. Bati utari kuzi ko abatutsi bamaze kuba benshi mu bakozi no mu banyeshuri, barongeye barakora. Habyarimana mu minsi mike aba yakoze kudeta. Byatangiye mu kwezi kwa kabiri, mu kwezi kwa karindwi yari yakoze kudeta amezi 5 gusa. Ariko igihugu cyari cyahiye, cyakongotse. Akoze kudeta, ati nzanye ubumwe n'amahoro. Turamuririmba we, turacayuka neza, turabyina, tumara imyaka 26 kwa 27 ariyo gusa 20 nibyo. Hanyuma kwa 31 aduta mu rwobo rusumbu rwo yadukuyemo. Ariko byose biva hehe? Kuri cya kintu cyo peaceful cohabitation. Tubana mbazi. Nta muntu wigeze atubwira ariko biriya bintu mwakoze buriya ntibyaberetse ko mumeze nabi, ko muri babi. Nta mupadiri wigeze abyigisha, nta mupastori wigeze aduhamagarira kwihana, nta waduhamagariye gukira ibikomere. Niyo mpamvu nabanaga na trauma, nta muntu ubizi ko nyifite. Hanyuma bigenda bityo. Ibyo rero nibwira yuko urubyiruko isomo rya mbere mwagombye kwiga. Iriya nzira twashyizeho icyapa gisinye n'amaraso muzayisubiremo. Iryo ryonyine murifashe. Andi yose yaza ari inyongera. Nakoze cyane Pastor, mwakoze kwitabira ubutumire bwacu. Tujya tugana ku musozo, turi ku nshuro ya 32 twibuka, kandi runo urubuga rw'urubyiruko. Turagira ngo mugire ubutumwa mugenera urubyiruko abari hano n'abadukurikiye bose muri rusange. Urubyiruko icyo nababwira, inshuro ya 32 abenshi abavutse icyo gihe nyuma ya jenoside ntayo muzi, ntayo mwabonye, ariko ni impamvu ihagije yo kugira amatsiko yo kujya kwibuka, kwifatanya n'abandi banyarwanda. Ariko icya kabiri, nk'uko intego Minubumwe ihora itanga, ni ukwibuka twiyubaka, ariko tukibuka twiyunga. So remember, unite and renew. Kwibuka tukaba bashya, kwibuka tukunga ubumwe, kwibuka tukajya imbere. Ariko cyane cyane tukibuka dushapinga vision, mbese twiha icyerekezo gishya kandi gifite imbaraga. Kuko burya iyo ufite icyerekezo, burya buri muntu wese akoze icyerekezo kijya imbere. Akaba ati u Rwanda nifuza muri 2050 ruzaba rurangwa n'ibi. Abo uzumva bavuga nkawe muzaba inshuti utitaye ko aho bakomoka. Buriya nicyo cyatumaga u Rwanda rwa kera rukomera. Bari bafite vision of nation. Buri munyarwanda wese akayibonamo. Bakumva bagomba kuba u Rwanda rw'imbaraga, bakumva bagomba kuba u Rwanda rujya imbere. Niyo mpamvu batangira n'amashyaka menshi. Devise ya Runari bari bafashe ya Rudahigwa yaravuga ngo ni inyabutatu ijya imbere. Donc united progress. Ubwo rero nababwira ngo urubyiruko rwose mujye mwitabira ibikorwa byo kwibuka, ariko mwibuke mutagiye gutara umujinya, mwibuke mugiye gutara icyerekezo, ibitekerezo bishya, kugira ngo muzubake u Rwanda rutandukanye n'urwo twebwe twakuriyemo, n'urwo dusaziye, ariko urwo dusaziyemo muzarugire rwiza. Kuko urwo twakuriyemo rwo nta mwana nakwifuza kurusubiramo. Akoze kubana natwe, ndizera ko turize, tumenye byinshi, twasobanukiwe. Nukuri umwanya ntago upfuye ubusa. Kubabanye natwe n'abakomeje kudukunda no kudukurikira igihugu muri rusange, turabasabye ngo mukomeze mukomere kandi tukwibuke twiyubaka. Mwakoze kubana natwe. Amen. Yego, reka dusenge, ngira ngo mwakoze namwe mwese kuhaba.
turagushimye mwamana yacu. Kenshi iyo tuvuga ibintu byo kwibuka tuba dusubira mu byatubayeho, tuba dusubira mu byo twabonye, ariko urubyiruko tuba tubasubira mu byo batazi, bumvise, bimwe bakabyumva neza cyangwa bakabyumva nabi. Icyo dusengera ni kimwe, nuko ari urubyiruko ruri mu gihugu ari n'uri hanze urufasha kumva ko iki ari igihugu cyabo, igihugu bagomba kubaka, si igihugu bagomba kurwaniramo, si igihugu bagomba kubyiganiramo, ahubwo ni igihugu bagomba guhuza imbaraga kugira ngo bubake igihugu cyiza, birengagije ibyabaye, birengagije ababikoze, kugira ngo dushobore gukomeza kujya imbere. Igicu cy'umwuka wera gitwikira iki gihugu, kuko mu mbaraga zawe, mu mbaraga z'umusaraba wawe, mu mbuto z'umwuka wera niho dukura ibisubizo by'ibi byose turimo kuganira. Ukomeze kubana n'aba bana bose, ubane nabo muri za ministries zitandukanye barimo gutangira, ubaha imbaraga, ubaha icyerekezo, kandi ubakoreshe kugira ngo iki gihugu gikomeze kumera neza kijya imbere. Mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen.